cyamuziye ku kaboko we, bera nikigiye kumwibira amasaha, kiza ku kaboko ke, menya kije kumwibira udusaha dukeri yifitiye. Kigabo cyamuhaye amasaha we, cya kigabo cyamuhaye amasaha, kimuha amasaha kisigariza iminota 5. Ibaza umuntu uguye ikinyejana, urebe kwa kugira neza ukabisanga imbere mpora mbabwira. Umusore yagize gutya yitabarira imyeyi mu ikinyejana, isigaza iminota 5. Umusore yakangutse abona azabaho imyaka 100 na azima n'ingoma na Yesu. Abyutsa buri ngagari kwa kugira neza ukabisanga imbere. Umugabo yasize amwandikiye ati ntuzanyangirize igihe nguhaye. Amusigiye imyaka 100 na uburingagari. Ni nkuko umuntu nyine kugira ngo byumve neza yagusigira amamiliyari nk'ijana, agiye kubona wa mukire. Ye umuntu ufite igihe cyinshi bari umukire, asigaranye amasegonda 16, ameze nk'ushaka kwipfira. Umugabo asigaranye amasegonda. Uyu mugabo arashaje, ntumubone gutya, n'umusaza afite 106. Gusa ku mubiri ntago bari bagisaza. Katurore masegonda 2, segonda 1, 0. Ukigira 0 umutima urahagarara. Umugabo dore ngarapfa, dore umugabo ngarapfa. Bimeze bite? Uyaje yiruka arebe ni ibiki. Yo dore utwana tuvutse hano ku isi, kana kavutse bite Greta? Borel ari mwindani. Borel, look at that. Reba hano. Shame we gotta wait 25 years. Kakana kazategereza imyaka 25 kugira ngo